Nguha ikaze nanone uduteze amatwi kuri YouTube channel yacu ya TV. Ikaze nanone kuri uyu munsi aho tujye kurebera hamwe ibyaranze umunsi wa nyuma w'isiganwa ry'amagare ku isi, shampiyona y'isi y'amagare yarimo isize amateka ahambaye mu Rwanda ya UCI. Ku munsi wa nyuma rero byari bicika abanyarwandakazi, byari ibintu bidasanzwe, byari ibyishimo bidasanzwe by'igare, cyane cyane ko n'umukuru w'igihugu Paul Kagame yari yabyitabiriye. Mwakibaza ngo ese kuki iminsi yose Paul Kagame atigeze yitabira aha ngaha, akaba yagaragaye kuri uyu munsi aza ku munsi wa nyuma, aho abanyarwanda bari bishimye cyane, twumvishe batera indirimbo ngo ni wowe nk'ibisanzwe, ahantu hose perezida wa repubulika agiye batera indirimbo ngo ni wowe. Gusa uyu munsi byari bicika, byari bidasanzwe, byari ibirori bikomeye cyane kuri uyu munsi wa nyuma wa shampiyona y'isi y'amagare. Reka nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu MUKANTU TV, gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zitandukanye ndetse n'ibintu bigenda bigezweho tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero yari umunsi wa nyuma wa shampiyona y'isi y'amagare UCI. Shampiyona y'isi y'amagare yatangiriye mu Rwanda, twabonye yatangiye mu nyubako ya BK Arena, aho abasiganwa bahagurukiraga muri BK Arena bagakomeza bazenguruka bakagenda mu mihanda itandukanye. Zone twagiye tubona zagiye mu mihanda igiye ikoreshwa itandukanye. Kuri uyu munsi rero byarakataraboneka, aho bakoze isiganwa ry'akataraboneka cyangwa se ry'imbaturamugabo, aho abitwaye neza uyu munsi byabasabye isukari nyinshi, cyangwa se bigaragara ko byari bitandukanye n'indi minsi itandukanye. Gusa ikindi kintu cyaranze iri rushanwa cyangwa se umunsi wa nyuma byari ibyishimo bidasanzwe by'abafana bari bakubise buze kuri fan zone zose zitandukanye, aho bari bagiye gushyigikira igare mu buryo budasanzwe. Gusa kuri uyu munsi hagiye haba ibintu bitandukanye. Twabonye impanuka yabaye kuri uyu munsi, habereyemo impanuka ikomeye, ari nayo mpanuka yabaye ikomeye cyane muri iri rushanwa, aho yagezemo cyangwa se yafegise abantu benshi batandukanye, igikundi cy'abantu barenze 10 na bangahe. Gusa ntawigeze witaba Imana, cyane cyane ibyo dushimira ko irushanwa ryo mu Rwanda ridusize amahoro, nta muntu witabye Imana muri irushanwa. Gusa hajya haberamo udukoryo dutandukanye, aho ababirigi bagiye bitabira muri irushanwa bagiye bakora udukoryo dutandukanye, bagiye bitwara neza cyane cyane, ndetse hajya habaho n'itungurana. Abanyarwanda nabo byagiye bibatwara isukari nyinshi kuba basoza irushanwa. Twabonye ku munsi w'ejo aho umunyarwanda wasoje irushanwa mu basoje irushanwa ari we wabaye mu wa nyuma, ndetse abandi bakaba batarabashe gusoza irushanwa. Ni ibintu rero byagiye bigora abantu benshi cyane, by'umwihariko abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda batandukanye badafite imyuka cyangwa se batamenyereye cyane cyane amarushanwa akomeye mpuzamahanga. Gusa twajya tubona abanyaburayi, by'umwihariko abahorandi, ababirigi, abongereza n'abanyamerika bitwara neza muri irushanwa, ari ibintu byagiye bishimisha cyane. Ndetse twagiye tubona twumva ibivugwa byinshi cyane kuri irushanwa, aho bagiye bavuga ngo ububirigi ndetse na repubulika ya Kongo ngo bagerageje kwitambika iri rushanwa. Gusa nta makuru ahagije twaba tubifiteho cyane cyane. Gusa uwo twagiye tubona ni umunyamakuru wo mu Bubirigi wanditse inkuru y'uko bamwangiye kwinjira mu Rwanda, u Rwanda rwo rukamusubiza, aho Minisitiri Nduhungire yavuze ngo bene wanyu bari i Kigali barimo baragusuhuza, barimo barakubwira ngo icara urebe irushanwa, hanyuma numva agahinda kakwishe unywa amazi birakira. Ibi ngibi nibyo byagiye bitangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda abwira uwo Mubirigi wari wijunditse u Rwanda. Ndetse n'ibindi byagiye bitangwa, twagiye tubona ku munsi wa mbere Kongo cyangwa se Repubulika ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi yanze kwitabira irushanwa, cyangwa se yabujije ikipe yiwe ya Repubulika ya Kongo kwitabira irushanwa. Gusa ibi ngibi ntabwo byahungabanyirije irushanwa, nta nubwo byahagaritse irushanwa. Irushanwa ryo ryarakomeje riraba, aho u Rwanda rwari ruryakiriye neza. Twagiye tubona fan zone, ibyishimo by'akataraboneka ku igare buri munsi, imyiteguro ihambaye. Twagiye tubona amabande, tugenda tubona ba MC batandukanye tugenda tubona ibikorwa bitandukanye byinshi. Iyi ngiyi akaba ari shampiyona cyangwa se akaba ari igikorwa cyasigiye u Rwanda amafaranga menshi, amadolari menshi cyane yinjiye cyane cyane mu bijyanye na ba mukerarugendo, aho twagiye tubona hoteli nyinshi zigenda zivuga ko zishimiye kuba zarakiriye abantu batandukanye, cyangwa se abakinnyi bari mu isiganwa ndetse n'abandi bafana batandukanye bavuye hirya no hino ku isi. Ibi ngibi akaba ari ibintu byagiye bibashimisha cyane cyane, bikaba byagiye binabongera sales, cyangwa se baragurishije, cyangwa se baragize abakiriya benshi muri iki gihe cy'irushanwa. Ndetse n'amasoko yo mu Rwanda, abacuruza imbuto n'abacuruza ibintu byinshi bagiye bavuga ko bishimiye iri rushanwa. Ngira ngo mu makuru yo mugenda muyabona hirya no hino. Gusa kuri uyu munsi Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ari we watanze igihembo nyamukuru, cyangwa se umudari wa zahabu ku muntu wabaye uwa mbere, ndetse amuha kiriya gihembo cy'ingagi twagiye tubona hirya no hino bakoresha igihembo cy'ingagi, akaba ari nawe wagitanze. Ndetse umuperezida wa UCI akaba ari waje gutanga iriya saha ya Tissot ikorwa n'uruganda rwa Tissot. Akaba ari isaha ihenze cyane, ibarirwa mu gaciro k'amamiliyari y'amanyarwanda.
Iyi ngiyi saha rero akaba ari isaha ihenze cyane iri mu za mbere, aho uru ruganda narwo rwari rwamennyemo amafaranga kugira ngo ruzamamaze, ndetse n'izindi nganda twagiye tubona zagiye zamamaza muri irushanwa muri shampiyona y'isi ya UCI. Iyi ngiyi rero akaba ari shampiyona y'amateka yasize mu Rwanda, bavuga ko ariyo shampiyona ya mbere kuva iyi shampiyona y'isi y'amagare yatangira, ariyo ya mbere yagize abafana benshi, ndetse ikaba ari nayo ya mbere yakunzwe cyangwa se yakurikiye cyane, yabereye mu mahoro no mu mutekano. Ibi ngibi bikaba byashyize u Rwanda ku mwanya mwiza cyangwa se ku mwanya wa mbere y'ahantu heza haberanye no kwakira amarushanwa mpuzamahanga n'ibirori. Reka ngushimire rero twabanye muri iki kiganiro cyacu, gitoya cy'iminota mike cyavugaga ku mpamvu cyangwa se ku byo irushanwa ryasigiye u Rwanda. Nifuza kugira ibihe byiza no gukomeza kubana natwe, kuri subscribe kugira ngo tujye tubona mu biganiro byacu by'ubutaha. Murakoze cyane.